ndagaruka ku butumwa bwiza bwihutirwa kandi bwagakura kuri nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye, nyene cyubahiro Ibrahim Kapitene Traoré. Tumaze iminsi mu masengesho, amakuru twakuyemo Evariste Ndayishimiye, nagira ngo ntangaze umuntu wese dukurikiye, mu Burundi haba ikintu cyitwa documentation mu rurimi rw'abanyamahanga, sinzi mu Kirundi niba twabyita isekeza, niba ari idendereza kamasijo, ariko reka mbivuga uko documentation nta muntu utari bwumva urwo rurimi. Iyi documentation Imana yayikuyeho, ni ikigo kizasenyuka n'ahacyo hakibagirana, kuko Imana ntabwo ibereyeho kubabaza umurundi cyangwa umurundi kazi, nta n'umuntu wundi ibereyeho kubabaza. N'ubu tuvugana harimo abari guhahazwa cyangwa kubabazwa cyangwa se bari gukorerwa iyicarubozo. Documentation mu gihugu cy'u Burundi, nagira ngo nkubwire ko ku ngoma y'umwami Dawudi, umwami Dawidi, iyi documentation ntayo muzahabona, ntizigera inabaho. Ntabwo abarundi bigeze baba bagome kugeza ubwo umwe yikeka undi akamubagisha icyuma gishyushye ngo vuga ibi, undi yikeka undi akamucomekaho amashanyarazi ngo vuga ibi, uri umugambanyi w'igihugu, uri umwanzi w'igihugu. Oya, nta muntu wanga igihugu cye, ariko umuntu yanga undi. Wakanga igihugu ugatura hehe ukaba hehe? Igihugu ni ubuzima butangwa kandi bw'igisekuru n'igisekuruza, ngira ngo bikabirage Imana Data yaduhaye twese. Yesu Kristo nashimwe cyane. Ndagaruka, hari ijambo numvishije uyu mubyeyi akoresha, perezida mujye mumwubaha, manda yishobora kurangira, Imana ishaka no kumusimbuza undi, cyane ko nawe ntabwo azi ko azaturaho mirere na mirere, ahubwo isaha ku isaha, umunota ku munota. Ni nabwo butumwa bwihutirwa tuzanyemo hano, turajya tuvangavanga, ubwo umwe turajya tuvuga 5, undi tuvuga 5. Mu by'ukuri rero uyu mupapa yigeze avuga ngo Uburundi bwavuye mu menyo y'ingona. Iki kintu gikosoke neza, ntawe ukosora umubyeyi, ariko cyumvikane neza, ngira ngo ryaramucomotse cyangwa aribeshya. Ariko mu busanzwe ntabwo igihugu cyavuye mu menyo y'ingona, ntabwo igihugu cyavuye mu menyo y'ingona. Buriya ni abakristo, abasendi de DFDD bemera Imana, ngira ngo namwe murabibona, baranayishyira mu kibanza nimero 1. Ariko niba atari ku rurimi ari ku mutima, byaba ari byiza. Tugarutse rero, ntabwo igihugu cy'u Burundi abantu munkurikiye mwakemeza ko cyavuye mu menyo y'ingona. Byemeze muri komenti, cyangwa se utange n'impamvu wavuga ko ariho cyavuye. Ngiye rero ndakubwira aho igihugu cyavuye ko atari mu menyo y'ingona. Abandi ngo ni mu menyo ya Rubamba. Rubamba we nta nubwo muzi. Abandi ngo cyavuye mu menyo y'intambwe, abandi mu menyo y'inzoka. Numvise babivugaho mu ntuza nyinshi, ariko ngenda garuka nemeze shimangire ko kitavuye mu menyo y'ingona. Ntabwo igihugu cyavuye mu ngona. Igihugu cyahanzwe n'Imana. Igihugu kirwanirirwa n'abantu bagikunda, bacyemera, bakimenera amaraso muri independence. Abagitanze ni Abarundi, bagiha bagenzi babo. Abari bakiyoboye ni Abarundi, bagenzi babo. Simpamya ko uyu munsi wa none rero perezida yakemeza ko hari Abarundi b'ingona. Nkeka ko atari bo yavuze, ariko sinzi ubusobanuro, signification yo kuvuga ngo twagikuye mu menyo y'ingona. Ingona uko tuyizi ni igikoko kigira umuntu usumbaye amaboko nyarambuye, ariko hano hose hatondetse amenyo. Iyo kigize kuno kigahuza, umuntu kimucamo ibice gishaka. Ni igikoko ndi kuvuga. Noneho rero we yarabishushanyije ngo igihugu
cyavuye mu menyo y'ingona. Arongera avuga ngo ntabwo gitangwa, kirarwanirwa. Niba rero habaho ingwano simbizi niba hariho ingwano izatuma igihugu yenda hari abandi bantu bazagihabwa. Igihugu gifitwe n'abarundi, abazakiyobora ni abarundi, nta munyamahanga uzigera uza gutwara igihugu cy'u Burundi kuko nta n'uwagitwaye. Ikireka igihe cy'abakorone kandi ntabwo bwabaye Burundi gusa, Afurika yose yari ifite abayiyoboye nakita nyine abo twita abakorone. Uyu munsi wa none rero Repubulika y'u Burundi kuva ibayeho irose ubwigenge yikukiye iyobowe n'abarundi, na bugingo n'ubu iracyatwawe n'abarundi. Amenyo y'ingona rero sogokuruza nkuru nziza cyangwa FDD kuva 2005, amenyo yaba yarakuye igihugu yaba yarakuye mu menyo y'ingona. Mwebwe muhaturiye mwagiranye urugendo na FDD mukabana nayo, wasanga yenda koko hari ingona yari yarakimize. Ingona barayica cyangwa se barayirasa cyangwa se barayiboha, barayasamura, bakuramo igihugu cyitwa Burundi. Ariko ngira ngo nguhaye ikaze mu izina ry'umunyanazareti, ndakugumbire wo kuri Imbabazi TV 3. Shalom shalom. Ndagaruka ku kiganiro cy'ubutumwa bwihutirwa kuri nyene cyubahiro nyakubahwa Perezida Evariste Ndayishimiye General Majoro, ngaruke kuri nyene cyubahiro Perezida Ibrahim Kapitene Traoré. Ngaho rero mbahaye ikaze mu mwanya nk'uyu dusangira ijambo. Wandike mu butumwa bugufi n'ahandi wabona wakifuza gutanga igitekerezo cyawe, nubwo wanatukana ntacyo. Twebwe mpamya ko ubundi ubuzima nuko bwubatse, ni negatifu na pozitifu. Ntabwo rwose ibyo ni ibintu bisanzwe, ariko uwo kumva arumva. Kandi byaba ari ikibazo abantu bose bavuze ngo amen 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 mu biganiro dutambutsa hano. Byaba ari n'ikibazo nanone tuhuye n'abantu bavuga ngo oya 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 oya. Ubuzima rero nuko buteye. Sabe mwese Imana ibahe umugisha, by'umwihariko ibongere ibahezagire. Ivu ni karemano y'Imana. Noneho imigezi n'ibiti n'amashyamba n'inyamaswa, donc ibigize iki gihugu byose ni karemano y'Imana. Ntabwo numva rero ahantu abarundi bariho buno bavuga baba barakuye, cyakora bibe ibisanzwe. Reka tubivuge uko bibaye hari abantu mwaba mwaracyambuye bakaba ari bo muri kwita ingona, nukuri byaba ari ubugesera, byaba ari bibi cyane. Nta murundi w'ingona ubaho imbere y'Imana. Cyakora imbere yawe yenda waba umufite unamuzi, ariko unamufite nta ngona ibaho y'umurundi. Ahubwo ese ibyo babura ni ibiki, ibyo bifuza ni ibiki, ibyo barwanira ni ibiki? Ibyo rero nibyo biteza akaga gatuma umuntu umwe avuga ngo igihugu cyavuye mu ngona tuzakirindisha indi ngona. Mwemera Imana mukaba mukunda Imana, igihugu mwaba mwaragihawe n'Imana, ndetse mukaba mukiyoboye kubw'ubuntu bw'Imana, ndetse mukanizera ko isaha ku isaha Imana izongera ikavuga ngo igihugu ntabwo ari icy'ingona, ingona iri kwambura igihugu indi. Ubwo n'undi uzajya hazavuga ati iki gihugu rero nyambuye inzoka, undi ajyeho ati ngewe nyambuye impyisi, undi ajyeho ati ngewe nyambuye ingwe. Kuko buriya impyisi izindi nyamaswa, ariko yo iyo izindi nyamaswa zigiye kuyirya imera ibintu bimeze nko gusharira, ngo kirya izindi cyo cyajya kuribwa kikishaririza. Donc rero ntabwo numva ko igihugu cyajya muri uwo murongo mu gihe cyo gutora. Erega abantu bari gutorwa n'abari gutora muri abageni. Umugeni rero ntabwo agendana amagambo asa naho agaragaza ko harimo imitima, amenyo, amaboko, yashushanya akagereranya n'ingona.
ngira ngo niyo mpamvu navuze ngo wasanga habaho kwibeshya cyangwa gucikwa, aho umuntu ashobora kwitiranya ikintu n'ikindi akacyita ingona. Ntabwo ubu uyu munsi wa none ubaye uyoboye igihugu cy'u Burundi hari ingona wacyambuye, izo ngona zikaba zitarapfuye, ko ingona nazo nzi ko zitoroshye. Iyo ntambara mwayikizwa n'iki za ngona zigarutse? Ese mwakirinda gute kugira ngo ingona zitabivangavanga zikabicira ibintu cyangwa zikabirogoye? Sijuwe, ariko wowe urabizi kundusha. Hano ntwaye iminota myinshi, ariko ndaje ngaruke nanone kuri icyo kidosiye cyangwa se cyo nakwita ikibazo, ariko twumvikanisha igisubizo. Rero twumvikanisha tunifuza ko nta ngona yaba y'umurundi kibaho. Hakwiye kubaho umurundi umwe w'umupapa n'umurundi umwe w'umumama. Noneho iyo migani nayo ikarangira, hakabaho ko ari abatwaye kera ari abari gutwara ubu. Abo bantu bakwiye kuba umwe, bakamenya ko misiyo bahawe nk'abarundi ni iyo gutanga ubuntu bahawe n'Imana, kugira ngo buri murundi wese azabone ubugingo, natanabona ubugingo azabone umuceri, azabone ibiharage, abone ibijumba, mbese yimburemo ubuzima, nibiba byiza yimburemo n'iby'impembe. Urumva rero ubwo ni ubuzima turi kwifuza ku muntu wese yakabaye abona. Mu gihe rero hakirimo amatati y'abantu bamwe na bamwe bavuga ngo uriya ni ingona, uyu ni impyisi, uyu ni intare, njye numvaga ibyo bintu niho shitani yinjirira, noneho hakaza za ndirimbo zo gucyuriranira cyangwa se kubabazanya. Umwe akaririmba akavuga ngo sapurusa cyaratuvunnye ntitubaha, inkona irarara, agacarutse karacakira. Doke igihugu kikamara imyaka 100 nta munyamahanga ubateye, ariko mwe mwitera buri mugoroba na buri gitondo. Intambara zirimo imbere zikaba mbi kuruta iz'inyuma, kandi koko buriya muzacunga intambara mbi niri mu nzu. Naho iyo hanze urayihunga, iyo hanze urimuka, iyo hanze uraburana ukanarega, ariko intambara yo mu nzu iragatsindwa n'Uwiteka Imana nyine ngabo na Isiraheli. Ndagushimiye cyane. Tumaze iminsi dusenga twihiriza ubusa, dusaba Imana mu masengesho y'iminsi 8 twarangije, twagiriwe ubuntu n'Imana. Dusenga dusaba uburinzi kuri Kapiteni Ibrahim Traore. Uyu ni mwafande ufite ipeti rya kapiteni, ugihembwa umushahara wa kapiteni. Mu magambo meza rero ngira ngo Imana yaduhaye, Imana yarambwiye ngo iramurinze kandi ararinzwe. Ngira ngo Imana iramurinze kandi twongeyeho ngo ararinzwe nijoro. Niba nawe ukunze umugabane wa Afurika, unyikirize ngo amen, amen. Uyu mupapa ndetse aheruka no mu Burusiya, ibiganiro byinshi twagiye dukurikirana, ndetse bifotozanya na Perezida Vladimir Putin uko wabibonye kuri selfie. Ngira ngo uyu Ibrahim Traore iyaza kuba umuzungu, abazungu baba bari mu muhanda bakoma amashyi banezerewe, bamusingiza, bamuheka ku cyana cy'indogoro. Ariko koko ari umuperezida w'umunyafurika, koko ari umuperezida wirabura, ahubwo bari kumuhigira kumwica. Birababaje rero kuba waba ukunda gupostinga ifoto ye, waba ukunda amakuru ye, no muri comment mutubwire niba abantu rwose Ibrahim Kapiteni Traore, ngira ngo no mu buhanuzi Imana yarambwiye ngo ninjye wamuhaye kiriya gikundiro, kuko mu baperezida bakunzwe uyu muperezida arimo rwose. Ibrahim Kapiteni Traore ni umuperezida ukunzwe ku rwego mpuzamahanga, hafi n'abazungu, nubwo abazungu bo babikora bihishe, ariko bo babona ko uyu muperezida yagira icyavamo, yavamo umusaruro wa Afurika, hiyongera no ku bandi dufite. Dushimira nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Uyu nawe ni umupapa mwiza, ni umubyeyi mwiza, ubashije gukora ibintu by'indashyikirwa mu gihe cy'imyaka mike cyane, ubwo abandi bayobora imyaka n'imyaka iterambere ntirigaragare. Ariko nyakubahwa Perezida Paul Kagame ni umwe mu baperezida isi izagarukaho
n'undi muntu uwo ari we wese, uretse ko ntawubura abemera n'abatemera, ariko uyu ni umubyeyi wayoboye igihugu cy'u Rwanda. Nawe rwose coup de chapeau, mu busengera ndagusengera Imana ikugirire neza. Yes. Ndetse yaba byashobokaga ukiyuburura, cyangwa se Imana ikatubyarira undi uzakomereza muri ritime, ndetse bikarushirizaho, kuko n'ubundi amasengesho atwoburija na Bibiri yitwoburija kuva mu bwiza tujya mu bundi. Ubwo rero hazaza irindi terambere, hubakwe convention zindi, hajyeho imihanda yo mu kirere, hajyeho n'ibindi. Ariko turacyanagufite, urahari mubyeyi mwiza, ramba. Ndeka ngaruke rero kuri Ibrahim Kapiteni Traore. Uyu ni umuperezida rero ngira ngo wakanze isi. Perezida Vladimir Putin yamuhaye indege z'ingwano nyinshi, amwemerera urukundo, mbese basa n'ababaye abariye mu buryo bugaragara. Abanyeburkina Faso, Abarusiya, kwiga, gusangira, gutemberana ibihugu, ibintu barabyoroshye. Ngiye rero senga, Imana yarambwiye ngo Traore muhaye inshuti, n'u Rwanda rurimo, n'u Burundi burimo. Haleluya. Umwuka w'Imana arampamiriza, arambwira ngo muhaye inshuti, kandi ndamurinze, nongeyeho kumurinda. Haleluya. Amina. Sawa. Amina. Haleluya. Umwuka w'Imana arambwira ngo ikizakorwa cyose mpagaze ku bugingo bwe n'umubiri we, bazaruhira ubusa, ntabwo bazamubona. Kuko Imana uwirinze ibimurinze. Uburinzi bw'Imana buri kuri Ibrahim Kapiteni Traore. Rwose abanyeburkina Faso, ntimushaka mu byumve mu Gifaransa cyangwa mu Cyongereza, buno iterambere ryaranaje. Iyi video dushyizeho uku, umuntu afite ubushobozi bwo gucomekamo ekuteri gusa, bakabinyuza muri Google, bakabihindura mu rurimi bo bifuza kubyumva. Ibyo bintu ngira ngo umuntu wese azi ko bishoboka, ukabasha kumva ikintu mu rurimi. Upfa kuba usabye gusa uti ibi bintu biri mu Kirusi, yashaka kubyumva mu Kinyarwanda. System aho yageze, Imana ibishimirwe. Nagira ngo rero ntangaze ko uyu mupapa Kapiteni Ibrahim Traore ni Imana yamwimitse. Nubwo mutabonye amavuta bayamusukaho, nubwo mutabonye habaho biriya na biriya, uyu ni umubyeyi mwahawe n'Imana, mutoranyirizwa n'Imana, murobanurirwa n'Imana, uzakoreshwa ibitangaza n'ibimenyetso n'utwumiza ku mugabane wa Afurika. Ibrahim Kapiteni Traore, uyu ni umupapa, na fande. Ngira ngo Imana yarasuye ikigereranyo kimwe, cyangwa se impurugezo rumwe. Ninde muntu, umupasiteri ashobora kuyobora intama 10 cyangwa 100 cyangwa 200, afite kositimu, pasiteri ahita yambara kositimu, rwose ahita yambara kositimu. Yaba yoboye intama imwe, zaba ari ebyiri, yambara kositimu. Abantu twigeze dusengana ku Ijabe barabyibuka, aho nari ndongoye, nigeze mbabwira inti nzambara kositime ari uko Imana yatanze intebe mu rusengero zikwiye zihagije. Sishobora kwambara kositime ngo nicare kuri karutari cyangwa ku ruhimbi mpimbaze nezerwe abakristo bicaye ku ntebe zidashinga cyangwa ku kirago. Abo twasenganye rwose murabyibuka, kandi murahari benshi, Imana ibampera umugisha. Ariko Imana yaje guca inzira, intebe ziraboneka. Noneho nambara kositimu rendi, maridi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, kuko n'abakristo bahawe umugisha. Noneho rero ndagaruka nkushushanyiriza iki kintu. Ibrahim Kapiteni Traore niho nabibonye nanone mu baperezida bayoboye, niwe muntu wavuze ngo nzambara kositimu ari uko igihugu cya Burkina Faso hari aho kivuye, hari naho kigeze.
nzambara kositimu, ari uko izi ntambara z'abayisilamu ziterwa inkunga n'abanyaburayi n'abanyamerika, ari uko Imana izirukanye cyangwa se izitsisuye cyangwa se izirimbuye. Ofete urumva intego ye ni nziza, niyo nari ngarutseho. Haleluya. Ntabwo rero navuga ngo Kapiteni Ibrahim Traore arahiga umuhigo we, Yesu ari kumwe nawe arawufata kandi munini cyane rwose. Ni umuperezida rero ugiye gukora nk'uko Fidel Castro yakoze, ni umuperezida ugiye kubaho muri Afurika nk'uko Korea ya ruguru Kim Jong Un akoze. Ni umuperezida, ubwo ndabara mu buryo bw'ibitekerereze, mu buryo bw'imyanzuro n'ibikorwa na mbarigwa. Uyu ni umuperezida utabitswemo ubwoba n'abanyaburayi cyangwa n'undi muntu uwo ari we wese. Yego, kandi uko byagenda kose ngira ngo buno nabonye aza no gusura abanyafurika. Nibyo, mu Rwanda ni ngombwa narahamubonye, mu Burundi ni ngombwa narahamubonye, yewe no muri hagati y'Ubugande na Kenya naho kimwe muri icyo gihugu muzamubonamo hamwe buno vuba muri uyu mwaka turimo. Marayika rero arasura arambwira ngo umugisha nari narahishe Burkina Faso ubu wose ugiye kugaragara, ngiye kuwutaburura. Wari utwikiriye n'uwari uhishwe wose uzahagaragara. Ngira ngo mu buryo bumwe n'ubundi ni ijambo ushobora kuza kumva rikakugora, ariko wihangane. Yesu ugeze ngo wihangane tubana akanya gato. Nibyo, ngewe iri ni ishyaka ngira ryo gusengera ibihugu, gusengera abaperezida, gusengera umugabane wa Afurika. Ni ishyaka nk'uko mu kanya nahoze mvuga ibya Kenya, ababikurikiye amena. Ubushize nari navuze iby'Ubugande, musibejo nari navuze iby'Uburundi, ariko uyu munsi wa none turagaruka rero muri Burkina Faso ndetse no mu Burundi no mu Rwanda, impande zose. Wowe rero unkurikiye urasabwa iki? Ukwiye iki? Hakwiye gukorwa iki? Icya mbere ni urukundo, ni imbabazi, ni impuhwe. Aho uherereye hose, aho uherereye uko uri kose, uko uteye kose, ikintu cyihutirwa ni urukundo, ni imbabazi biva muri Kristo Yesu. Amen, amen. Habwa ikuzo Mana ya Aburahamu, kubw'imirimo myiza wakoze. Wanyeretse kera yuko unkunda, none uyu munsi urabinyeretse. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo. Ibidashobokera abana b'abantu, imbere yawe birashoboka. Za mbaraga zose zandwanyaga, waziribatiye i Gologota, ndetse n'ibisigisigi byazo ubu nta bubasha bigifite. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo. Ibidashobokera abana b'abantu, imbere yawe birashoboka. Muze mwese abemera ko Yesu ari ingabo yamidukingira, haba ku manywa haba nijoro. Tuvuge tutishimwa mukiza, imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo. Ibidashobokera abana b'abantu, imbere yawe birashoboka. Habwa umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Umunota wo kuguhezagira wowe unteze amatwi, umunota wo guhabwa umugisha wowe turi kugendana, mu izina rya Yesu Kristo ubifatira umwanya n'akanya.
haleluya. Fashijwe no kukubwira iri jambo rivuga ngo nzakugira umutwe ntabwo nzakugira umurizo. Iryo ni ijambo Imana yavuze. Haleluya, haleluya. Ibwira umugaragu wayo ngo nzakugira umutwe ariko sinzakugira umurizo. Umubiri ugizwe n'ingingo nyinshi. Uru ni urugingo, uru ni urugingo, uru ni urugingo. Umubiri ugizwe n'ingingo nyinshi. Kubera iki? Umutwe ari umwihariko. Nzakugira umutwe. Haleluya. Umutwe ni umwihariko. Umutwe n'abaganga babaga umutwe, ibyo bintu ni umwihariko. Bigisha iby'imitwe, abo bantu ni umwihariko. Imana mu ngingo zose ntiyarobanura amaguru yawe, ntiyarobanura amaboko yawe, ntiyarobanura ikibuno cyawe biriya bavuga ngo nyashi, Imana ntiyagitoranya, ntiyarobanura igituza cya biriya abantu bagenda bareza agatuza, ntiyarobanura mu maso hawe kuri uvuga ngo ufite face nziza cyangwa se ufite isura nziza. Imana biriya bavuga ngo umuntu ngo afite ngo rumva ngo afite ngo ibizigira. Imana ibyo byose ntiyabitoranya, ivuga ijambo rikomeye, iravuga ngo nzakugira umutwe ntabwo nzakugira umurizo. Haleluya. Nzakugira umutwe ariko sinzakugira umurizo. Imana intego yayo niyo kukugira umutwe kandi sinzakugira umurizo mu izina rya Yesu Kristo. Uruwo gukora ibyo mu nzabya z'iby'icyubahiro, ntabwo uruwo gukora ibyo mu nzabya z'ibiteye isoni. Onodije, nzakugira umutwe ntabwo nzakugira umurizo. Hari igihe abantu bo rero batabonye kuri umutwe, bakugira icyo bashaka. Hari igihe isura yawe yabonye ko utari umutwe, ikugira icyo ushaka, icyo ishaka purito. Hari igihe amafaranga atigeze abona kuri umutwe ngo uyayobore, uyashobore. Amafaranga akagusuzugura, akajya kubwira ati ntabwo uri umutwe wo kunyobora, ndabona uri ukuboko, kandi ukuboko ntikwatoranyijwe. Urugo rukakunanira, rukakubwira uti ntabwo uri umutwe wo kunyobora. Abana bakanga bati nturi umutwe. Donc ikintu cyose ukozeho kikakwihakana, kikakubwira ngo misi yihari ndayoborwa n'umutwe. Niyo mpamvu Salomo asaba, yarasabye kimwe mu byubatse umutwe, aravuga ngo ndasaba ubwenge. Haleluya. Uyu munsi wa none nagira ngo nkumenyeshe ijambo ry'Imana ku buzima bwawe rirakubwiye ngo, kandi riri kuvugana nawe ngo ndakugira umutwe ntabwo ndi bukugira umurizo. Si uko imirizo idahari, ngaruke ku murizo. Akamaro k'umurizo, buriya umurizo ni urugingo rubangamye ku nyamaswa zigira imirizo, ku nyamaswa zifite imirizo. Urugingo cyangwa se ku binyabuzima, umurizo, navuga ko umurizo ni n'ijambo risuzuguritse, ni akantu gasagutse. Kenshi na kenshi imirizo ntiribwa. Mu nyamaswa ziribwa imirizo ntiribwa, kandi iyi mirizo akamaro kayo ni gake cyane, ni kagufi cyane. Ijambo umurizo ni igisuzuguriro, ni igitutsi. Rero Imana irakopa buriya uko umutwe ufite avareri n'icyubahiro n'agaciro, kandi ni wowe ugiye kuba umutwe, niko n'umurizo ufite igisuzuguriro, avareri y'igisuzuguriro umutwe ufite. Imana irabikoporanya, iravuga ngo umutwe n'umurizo uhisemo iki? Imana niyo yabitoranyije, iravuga ngo nzakugira umutwe ntabwo nzakugira umurizo. Nibyo koko abarozi bakugize umurizo, ubukene bukugira umurizo, amadeni akugira umurizo. Nibyo koko famiye yakugize umurizo, uri igisigara. Nibyo koko n'indwara zikugize umurizo. Nibyo koko uhuriyemo n'akaga n'amage, mu byo wiringiye abadayimoni barakurwanyije. Ariko mu izina ry'Iyampamagaye, wowe unteze ugutwi, wowe uri kunyumva, ntabwo uri umurizo. Uhakanira abadayimoni, uhakanire Satani, wirukana abazimu, ubwire ngo njye ntabwo ndi umurizo, ndi umutwe. Senga uri umutwe, ubaka urugo uri umutwe, curuza uri umutwe, ukora ivugabutumwa uri umutwe, gira ingendo zawe uri umutwe, byara uri umutwe, heka uri umutwe, bumufasha uri umutwe, bumutware w'urugo uri umutwe, curuza uri umutwe. Mu izina rya Yesu Kristo, bumutwe wiba umurizo. Niba Imana yiri gukopara ikavuga ngo nkugize umutwe ntabwo uri umurizo, onodi Jezi, nanjye ndabihamya.
umwanya nk'uyu n'akanya nk'aka, haleluya, ntabwo uri umurizo, uri umutwe. Ntabwo uri umurizo, uri umutwe. Nagira ngo ntangaze, niba unkurikiye, niba uri kunyumva, haguruka mu gisasiro cy'uburwayi, uri umutwe. Suzugura indwara niyo murizo, suzugura icyo kigeragezo nicyo murizo. Wowe ntabwo uri umurizo. Imana yagutoranyije ngo ube umutwe, Imana igushoreye ngo ube umutwe, Imana ikujyanye hariya ngo ube umutwe. Niba wari n'umukozi wo mu rugo, Imana yajyanye Esiteri mugira umutwe w'ibwami, mu izina rya Yesu Kristo aba umutwe w'Abayuda. Imana ijyana Yosefu ahinduka umutwe, mu izina rya Yesu Kristo ahinduka prominista, ugiye kugenda uba umutwe, mu izina rya Yesu Kristo. Ibirenge byiza, amaboko meza, umwanya mwiza, ibihe byiza, ugiye kujya gushaka, mu izina rya Yesu uzaba umutwe w'umufasha, nubwo utazaba umutwe w'urugo, ariko uzaba umutwe mu izina rya Yesu Kristo. Ibintu hari igihe bigusuzugura, hari igihe ibigeragezo bikugerageza, umuntu akageragezwa cyane kugeza ubwo abadayimoni bagufata, bamara kugufata bakajya bagukoreraho n'ubushakashatsi. Muzabona ibigo by'ubushakashatsi bifata abantu bigakura nk'ipyiko mu ngurube bigahita bigitera umuntu. Rero hari igihe abadayimoni nabo bagukoreraho ubushakashatsi bwo kubabaza, bakavuga bati uriya twaramugerageje uku, tumukoreraho teste tubona arababaye ariyahuye, reka rero izi ngabo zarwanya aha tuzazohereze no kuri uriya. Donc ukaba uri kugeragezwa mu buryo burenze igipimo. Umuntu akakugerageza akoresheje, abadayimoni bakakugerageza bakoresheje imashini n'umuriro, ku buryo ugeragezwa ugasigarana amahitamo yo kwiyahura, ugasigarana amahitamo yo gusara, ugasigarana amahitamo yo gusenya, ugasigarana amahitamo yo kuba utakimenya ko wambaye umwenda uhindurije cyangwa ureba inyuma, ku buryo ugeragezwa ukabona buri kintu cyose, buri hantu hose abadayimoni baguhagurukiye. Nagira ngo ntangaze iri jambo mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengana nawe umutwe umere, umutwe wo kuganza, umutwe wo gutegeka, umutwe w'ubutware, umutwe Imana yakuremanye ikavuga ngo nzaguha umutwe. Reba umutwe, imyaka ushoreye ibice by'umubiri wawe bitarayoba, uyu mutwe Imana yaguhaye watangiranye nawe mu mashuri abanza kugeza urangije, uyu mutwe urakuyobora. Bamwe bari i Burayi, abandi bari muri Amerika, abandi bari muri Afurika. Donc uyu mutwe wabaye vura nziza, ariko Satani we yarakurwanyije ku rundi rwego rwo hejuru. Nagira ngo ntangaze igitangaza ku buzima bwawe. Numara kwizera, wowe uri kunyumva, ko uri umutwe, mu izina rya Yesu Kristo upfukame wizere, upfukame wizere, upfukame wizere mu izina rya Yesu Kristo. Nurangiza gupfukama ukizera kuri uwo mutwe, ubihirimbanire, ubiharanire. Imana ishyigikira ijambo yavuze ibihe n'ibihe, imyaka 1000 ikarisohoza. Nagira ngo nkumenyeshe ko nta nza y'Imana hano ndi guhanura. Nkubwiye igihe turimo, uraba umutwe mu izina rya Yesu. Nubwo hari ibikurwanya ngo ukunde uba umurizo, mu izina rya Yesu Kristo uraba umutwe, uraba umutwe. Mu rugendo uraba umutwe, mu muvukano uraba umutwe, mu gihugu uraba umutwe, ntabwo uraba umurizo. Mu byo kurya, mu byo kwambara uraba umutwe, mu buzima bwiza uraba umutwe, ntabwo uri umurizo mu izina rya Yesu. Umurizo niwo inyamaswa zikurunga aho zibonye hose zicara. Jamais umutwe, sindabona umutwe bicaza, oya, umutwe uhora uri hejuru. Ntabwo umutwe ujya wimuka ngo ujye mu maguru, umutwe ntujya wimuka ngo ujye mu birenge, umutwe ugenda hejuru, hejuru. Ureba byose, umutwe ni ukonegiseho hafi ubuzima bwawe bwose bukonegiswe. Umutwe ufite ibyumva, uri kumva iki mu izina rya Yesu Kristo. Nyuma y'uko Imana igiye kuguha, haleluya, umutwe uraza kugira ibyo wumva, kuko kumva gukonegise ku mutwe. Nimara kuguha umutwe mu buryo bw'umwuka ukaba umutwe, uraza kumva inkuru nziza, uraza kwitaba telefone nziza. Umutwe ukonegisweho amaso, uraza gukanura by'umugisha, uraza kureba by'umugisha. Umutwe ukonegiswe aka kanwa duhanurisha, tuvugisha, nako kari ku mutwe. Mu izina rya Yesu Kristo uraza kwatura, kandi Imana igushyigikire. Uraza kuvuga ibyururutse umutima, kandi Imana ibibemo. Umutwe ukonegisweho ubwenge buyobora, bumanajinga buri kimwe cyose. Ubwo rero umutwe uriho umusatsi udashobora kubara. Nagira ngo nkumenyeshe ko umutwe mu bintu bigize umutwe ni umwihariko, ni speciale, n'abaganga bawubaga nabikubwiye ngo abo ni umwihariko. Rero Bibiliya iravuga ngo nzakugira umutwe. Umva isezerano Imana iri kuguha, nzakugira umutwe kandi sinzakugira umurizo.
petekeshezerederebo uravebebaye ukamene kuwa zomene ya zopaya nzakugira umutwe ntabwo nzakugira umurizo. Nushaka uba uri ku ishuri uraba umutwe, nushaka uba uri hehe ugomba kuba umutwe. Na Danyeli na Saduraka na Bedenego iyo bari mu bunyagi Babuloni ntabwo babaye umurizo kuko bari bizeye ishobora byose. Haleluya. Ntagira umuntu ugukanga, ntabwo bumvaga ururimi rwaho, nta kintu bari bashoboye, ariko kuko ishobora byose iri muri bo bahindutse umutwe, ntabwo bigeze baba umurizo. Haleluya. Uyu munsi we uraba umurizo gute rero? Byange, birwanye, bihakane. Haleluya. Byange, birwanye, bihakane mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nagira ngo ntangaze ko Imana igiye kukugira umutwe. Nagira ngo ntangaze ko kandi uyu mutwe uraza wuzuye. Hari igihe umutwe uza nta maso ukabuterekwa, ukabutarota, ukabutumvijwe. Oya, umutwe mpanuye ku buzima bwawe kuri wowe uraza ari umutwe wujuje ubuzima bw'umutwe. Hari igihe umutwe waza nta matwi cyangwa ukaza nta kanwa, urazana na kanwa n'ubutware. Ntabwo uzongera kujya gukomanga inshuro 10, ntuzongera kuvuga ngo bere kukumva, ahubwo uzavuga wumvigwe kuko muri wowe uri umutwe, ntabwo uri umurizo. Mungu asifiwe sana. Nagira ngo rero nguhamirize cyangwa se nkubwire ko isumba byose ishobora byose mu mutima wawe yiha ikibanza cya mbere. Kandi ndanagushimiye gukanda subscribe. Yesu Kristo nashimwe cyane. Kanda na like nibinagushobokera, wandika igitekerezo cyawe muri comment udushyigikiye unatugaya uko umwuka kuyobora nuko agushoboza. None ushaka no kubutagira mwuka wera uko siyasi kuyobora. Ariko wowe udukurikiye wizera Imana Data n'Umwami Yesu n'Umwuka wera, nugira neza uhere mu nzu y'Imana. Haleluya. Akira ubutumwa bwiza bwo kukubohora kuko niki Imana ibuduhereye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Mungu asifiwe. Ndagushimiye wowe wumva ikiganiro ukanakirangiza. Yesu Kristo aguha umugisha. Ngira ngo dufite ubutumwa bwanyu bw'umwihariko ku Mbabazi TV gatatu, abantu bakurikirana ibiganiro bakabireba kandi bakabirangiza. Haleluya, haleluya, haleluya. Reka dusengane Imana, reka unyemerere dusengane Imana. Ariko nkira nagira ngo mbwire abantu b'i Burundi, mbwire abantu b'u Burundi cyangwa se abumva n'ururimi rw'ikirundi ariko bafite karangamuntu y'u Burundi. Yesu Kristo nashimwe cyane. Nagira ngo mbabwire ko Imana igiseke cy'amahoro ibazaniye mwicyakiranira mu ntambara no mu ngwano, ahubwo umuntu wese akwiye guca bugufi akakira ubwo buntu bw'Imana. Haleluya. Twibutsa abantu bari mu mpimba mu izina rya Yesu Kristo, ijuru ribatabare ribarengere, cyangwa se gereza. Abantu bari mu bitaro, ubutumwa tuvuga ntago tubibagirwa. Abantu b'abashomeri, abantu babuze urubyaro, abantu bafite ibibazo ari byo nigishijemo hariya. Yesu Kristo akugira umutwe w'igisubizo, bereka ubu umutwe w'ikibazo. Ntangaje ubuzima buruta ubuzima bwari bwo bwose bwo mu isi. Hari ubuzima bwa siyasi, hari ubuzima bw'ibintu bitandukanye, ariko ubuzima tukwatuyeho ijuru ribugusinyire mu izina rya Yesu. Amen. Mwami Yesu ndagushimiye, uri Alpha uri Omega, uri itanguriro ukaba iherezo. Ni wowe uvuze si jyewe, ni wowe ukoze si jyewe. Uha umugisha mu izina rya Yesu Kristo ubutumwa bwiza dutambukije ku Mbabazi TV gatatu. Mwene data unkurikiye, mwene data uri kunyumva, ntaba ari jye yumvize cyangwa ngo abari jye akurikiye, ahubwo ni wowe Mwami. Ndagushimiye rero ko atari jyewe ahubwo ari wowe. Uhabwe icyubahiro n'umugisha Mwami w'abantu. Umwigisha n'umwigishwa twuzurizwa imbere, tugabanira imbere awe none n'iteka ryose. Amen. Turabakunda, mugire ibihe byiza, ndetse mwinjire muri weekend y'umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Turabakunda. Ciao ciao. Shalom shalom.